Kweto dushyashya. Telefone. Ubundi inzu niya ahantu hatakiba umugabo. Azabwira mabuja. Gabanze. Banafiri gututumusha. Urugo. Wesha wewe karyasi. Nuko nguko naba mvuga. Kwifuza ibintu banza bitari byo. Uwo mabuja abona namuka. Rero ubundi ikigaragaza ko nza boss ejo nakimemba nese nk'ubitotunusha Cesar wicaye hano muri ine gukora iki? Samu. Nabuja mwiri. Bite. Hanyuma ko mubana hano bite? Ubundi urebye imvura yaguye. Kanza muhora. Hano niho wakagombye kubura. Ntanzu z'abazamu ziri hariya se? Wicaye wagamye noneho n'igishikije kinateye n'agahinda. Inkweto mu itapi yanjye. Ese ubundi ushinzwe kwicara mu ntebe cyangwa ushinzwe gukingurira imodoka? Ushinzwe kwicara hano muri salo? Ubundi urebye urumva kubera ibisambo biza mu nzu. Nta gisambo kijya kiba ku irembo. Navuze ati ndabifatira hano muri inzu. Ariko igisambo kiza mu nzu giturutse he zamu? Nyine rumva gituruka hari ariko kiba kije kwiba. Navuze ati ubundi ipfa kwa mwe mwiryamye gusa. Mwari mwagambanye se ko baza kwibaha mu nzu? Urumva ntago bari kuza. Ahubwo ngiye nari ndi kwitoza uburyo baje ndi hano. Ahubwo urimo urigera intebe dore uko nzaba boss ndabona ari byo nibyo byakuzanye hano. Cyangwa waje gukora akazi? Reka deredise nakubwira warunzeho icyanwa warashokoje. Sonde nabuja tuganira. Turaganira iki nawe? Ndaganira iki n'umuzamu vrema? Iyo utinyuka ukareba nyoko buja aho yicaye ngo mabuja ukeneye amafaranga se? Kureka nigire hanze. None se ubundi hano urahicara nawe? Wacecetse cyane. Kwishuri ze biri kugenda. Ndagenda gake. Kakarimu ntabwo arongera aho kuyongoza. Nabaze n'abandi bantu bashyashya. Akwaziza udafite ndumva urugero kwikoma. Ntabwo nafunze. None se gedere baranyirukanye. Nese uzakora iki wazagiye mama gusaba imbabazi basi. Reka. Ubundi borosura gwabyukaga. Sana ubundi nyine wiga gutabishaka. Ubundi ngiye guhita nigendera nishakire n'akazi. Wige nayo nizi. Akazi se? Avuyemo kwica no kwiba akandi kose bazama nzakora. Niyo usanga ndi gukora haruguru mu muhanda apfa kuba ari akazi kazana amafaranga. Kura kandi. Wowe. Ikintu cyose kizasabwa. Pfa kuba kizama ibiceri. Nzagikora. Apana kari ku polisi. Kubera se. Gukura mu muhanda. Karimo amafaranga? Wowe. Umuntu ushobora ati ntago ngo birandikoza naseba. Kiyede ntago zukono kigora. Cyangwa kigushyizemo. Ntago kikitwa kiyede. Ngo nikije.
ugiye kwaka nyine akazi uvuga ngo ikihebe bahita bakwirukana. ugenda uvuga ngo mumikije Ntabwo uzi icyo uje gukora. hari ahantu nadepoje nyine ibyo ndimo negereje ko bansubiza. Ni mu bikizi? Mu biki? ni mu bintu by'amajansi nyine. bikunze ahita ngenda wige nayo ntize. nta mujene se urakwiye ngo uzare haruguru ko mbona bashyushye. Abajene se ntabwo babura. kuzareba iwabo bari abakire, uzareba iwabo bakennye. Abakire se basi utajya wanisha no kumpereza reka noneho mbi nicaye kuri aka kugira ngo tubiganireho neza. yewe urumva ubundi ikintu ngiye nshaka urumva ndashaka kurinda umutekano wa hano hose. no mu nzu se? mu nzu ubundi niho hambere twongera nk'intebe yawe usanze bayitwara. reba waguze utunifomo dushyashya ibaze bakwibye dushire mu kuri. noneho njyewe nashizeho direde kugira ngo isama rizajya biza bikiri nabona ko ndi umusirimu. ndetse ubundi ko nsanze wasinziriye mu ntebe ubundi bwiwe n'iki ko batinjiye? Ndusinzira. Ubusinziriye naziye? Njye narindi gusengera runo rugo. Nsengera n'ibisamba ko bitazabinjira. haya ahubwo haya hibyara umuhungu nyine turi birimo nyine tu. ubwo ninde? Bamwita Fira. we Fira iriya nuzi mbese atwaye iki se kuki abantu bose baba bamuvuga nabi? se Fira ubona ari umuntu koko? iwabo ni abakire baranifashije ariko yarananiranye. Gute se? itabi ryose rishyashya niwe uryumva, indaya iki. Ko hari umwana mwiza. nyine umubona ari umwana mwiza ntabwo wapfa kubimenya. uzabaza yari ku ishuri abakobwa atende ukuntu bangana. ahubwo ejo mudana umukobwa waje ngumva ngo Fira ibiki n'ibiki ariko umubaza nyine ibintu byinshi. uzajya kubona nawe ukwemo n'iryinyo cyangwa gutangire mu nzira bamukuziza. nyine we atendeka benshi tu. ntabwo avuga ngo ngewe ngo nterese umwe nyine wapi. usanga afite nk'ubukobwa nka butanu butaratu. noneho nyine hari undi mwana twigana nyine yitwa Jay. aba ari kumbaza ngo ngazageze hano ngo twige ibiki rimwe na rimwe ngasanga yandindiriye ari hirya. ushobora gusanga anafite imico myiza. Jay ni babona nazi nawe ntabwo akunda kwiga. badakunda kwiga iwabo batanakize bazuzaremo umukiri umukwe n'amafaranga. ariko mama arega wamaye akazi ngewe ubundi nkashoboye urabizi. reba imbaraga nifitiye ubundi zamu rero twumvikane ijambo rya mbere ni irya kangahe n'irya nyuma sibyo? hanze hari inzu y'abazamu, mu gikari harahari, aha muri salo ni mabuja n'abashyitsi. yego ntabwo nemerewe kuhagera. wemerewe kuhagera bitewe n'uko nshobora kuguhamagara nkaguhereza condition. nizere ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma. izi nkweto zawe ahanga nuko noneho biba byananutse izuba ibiki byose. abujya reka mubwira ubwo n'ibisamba n'ibizose nzahaza. uzasinzire nzamaza umpamagaye gusa. uzasinzire rero biza kandi sinzongeye kubona muri bari no kuguhamagara reka ubwo nigende. sohoka bampamagara ntabwo bashinzwe. abagese yego nk'ubu wiga ugiye gushaka ibiceri mfashe mail nyine urumva yatwishyiraga turi babiri bikamugora dore yari atujyanye ku bigo bihenze ariko ubu nanjye ngiye gushaka ibiceri. sinzi asigaye azinduka agenda agataha nijoro. asigaye ataha bwije nijoro igihe yataye yihangana umunsi atahe kare atashye kare byaba ari byiza. noneho ubwo nyine ngiye kumufasha ku bigo wenda niba ari n'akazi kamuzirika ku
ku buryo umuntu yamufasha akajya atakare nanjye ndi gukora ariko buri gihe bamusengera nyine ngo kari akazi azakabona imana izamuha akazi keza. ngiye gushaka ukuntu nkora kumva arwanaga no kutwishyura ishuri turi babiri akubwo bwo navuyemo nanjye ngiye gukora niwo usigaye tukwishyurire n'ubundi ntabwo ari menshi abura nayarangije ariko nayajyanye wayajyanye ubwo rero ndabona ari umuntu ngiye kureba nanjye mu kanya nyine ngiye kujya hari ahantu turi buhurire tuze kwiga n'abanyeshuri nyine hari igihe ndahita ngaruka ndasanga utaragenda noneho dufite amatesite muri iyi minsi shimira kunkoma byandanje wowe ubyige nyine bifate cyane. Urarangiye n'ibyo nakubwira buriya kuba ubundi inzo cyangwa ngiye kuba mba naje kukurinda ni ukuvuga yuko nyine ngiyewe nawe niyo twaze buriya no mu ishuri twazatunicarana no ku ntebe imwe kandi bikanakunda ku ntebe imwe mbese ubundi wagira reka tukajya duhura n'ubundi turi kwiga mu ishuri bwo urumva twaba tumeze nk'aho bazajya bahorana numva uca hirya uca hino uca hirya uca hino umeze nk'umuntu uba urimo urangatira ubu ngiye kuba mba ndimo kwaka umwanya kuko ni ukuvuga ko mba nabuze abandi bantu najya kwaka umwanya kandi bawumereza. Reka ibi bintu bigomba kugenda gake gake. Reka nanjye ntabwo mubwiye ngo tubijyane cyane sinzi impamvu udashaka kubyumva cyangwa ndimo ndakubwira ibintu bimwe ukiyumvira ibyawe bijyane gake gake bizagenda bicamo. N'isure reka mubaze ubu ngubu kuba nje nahagarara hariya iwanyu nkakurindira ukagenda usoza koga nkagutegereza tukagenda tukazamuka ubu ngubu turamutse tugiye tugasanga profe kuri gate ntihadukubitana kandi mba nazindutse nari buryo ugenda njyewe nyihorere nzaba nizana. Abakobwa b'imisiri sinzi ikintu nk'aba ngiye ndifashe ndagukunze n'umutima wanjye wose ndavuga ni wenda ku bwawe nawe ushobora kuba wabiha agaciro kuko mba naguhaye umwanya kuko ni ukuvuga yuko mba ndi ikigori nese wajya mbigenze gute wowe ngiye nkubwira noneho home ntabwo bakunda nyine baranganira byatanje babikubonye babisaze ese ngiye mba naje kukureba iwanyu ujya ugenda nzajya nizana duhuje ku ishuri hari ikibazo nabyo reka mbishimye arigeze no ku ishuri rega naho ndahari keretse aho niwumva niyo wambwira ngo tuzajya duhura no mu ijoro buriya yose ureba niyo wanambwira tuzajya duhura no mu mazi iyo twaza tunahuriraho keretse wowe ikintu udashaka icyo ushaka cyose jewe ndahari ngo mbigukorere byose ku bwawe pe akundi uretse manzi mubwira igihe nagahereye mubwira cyose kutansubiza nzaba musubiza ariko sabigenze gake nza ku munsi wa mbere nza ku munsi wa kabiri nza ku munsi wa gatatu niba mba bindi ngo nzabikubwira ako reka nkoze undi wirebye wowe n'Imana yarakuremanye ubuhe bwiza butandukanye n'ubw'abandi ku buryo nza nkwinginga nk'ari uwo mukobwa wenyine muri iyi si urimo ariko ndimo mbereka tubireke ni wowe mwiza nyine nabonye murumva ntabwo ko nari nshatse kuvuga yuko nyine hari abandi bakurenze impamvu nanjye mbikubwira nuko ari wowe mwiza mbona ubarenze nyine muri abo bose kugeza nta gitekerezo nk'abantu namwe n'agaciro reka nkubwire nzagusubiza muri cya cyumweru kiriya cyumweru nzaba nabitekereje ndahamba nawe arimo arampamagara arambatse ese ujyana telefone ku ishuri isaha wayinguriye ndahora naniranye niki niba utarajya ku ishuri urambaza iki koko umva kanze ndaje nkuvugisha hari ibintu narindi mu mazi bazi ko mba ninenga kuko n'abandi kugira ngo mvugishe ngambira bajya bagiye kumenya iki nahise ukubwira ngo nzagusubiza muri cya cyumweru umunsi turi mande ngo next week kuwa mbere renza hamara indege uzasanga mfunze kibadashi ezeni yani niyo solution yawe nta kibazo cyo kwishuri